kubabwira bikunda kuba ku bagore cyane cyane kurusha abagabo, kubera ko akenshi na kenshi bivugwa yuko umugabo w'indaya ndetse we akunda kugarukira urugo, ariko bikaba bivugwa yuko umugore wabaye indaya cyangwa se wacinye umugabo biba birangiye ntago agaruka mu rugo. So rero ibibazo nk'ibi cyangwa amahano nk'aya ngaya akunda kuba ku bagore cyane kurusha abagabo, kubera ko abagore ngiyo bageze hanze bakaryoherwa ntago bagaruka mu rugo rwabo, kandi ngo umugore waguciye inyuma ndetse mu rugo nk'umugabo uhita ubimbwa imbere ye zero. So rero uyu munsi rero nkaba nkuzaniye inkuru yaje kuba ku mugore wari ufite umwana umwe, yabyaranye n'umugabo. Uyu mugore yari isugi, yarinze ashakana n'umugabo ari isugi, ariko nyuma yaho ndetse bamara kubyarana umwana umwe, uyu mugore rero ngo yaje kujya gukora akazi gasanzwe nk'uko nyine turekura abagore bakajya mu kazi kugira ngo batwunganire mu rugo. Uyu mugore rero ikintu cyaje kumubaho rero ni ikintu gikomeye cyane, cy'ibyago bikomeye cyane, aho yatangiye kujya aca inyuma we umugabo akamuca inyuma, ariko umugabo arabimenya yanga guhita ahubuka buriya rero akambabwira. So abagabo rero baratandukanye, hari umugabo umara kumenya ikintu ku mugore agahita kimubwira cyangwa se akisararanga. So icyiciro cya kabiri hari abagabo rero bamenya ibintu ku bagore babakorera ndetse bagaceceka bakanihangana bakabyanganira. Uyu mugabo rero nicyo kintu yaje gukora, yaje guhita afata umwanzuro wo kwihanganira ibintu byose byo muri urwo rugo, amara kumenya ko umugore we amuca inyuma. Ikintu yaje kubona byatangiye gukurura inabi, kubera ko ntabwo uyu mugore yatangiye kujya yubaha umugabo mu rugo, ndetse ko uyu mugore yagiraga umugabo ngo nimbwa, ndetse ngo mu buriri ngo nta kirangiza n'ibindi byinshi byagiye bivugirwa hano ngaha. Gusa iyi nkuru ishingiye ku buryo ki ndetse ku bandi bagore bagiye bafatwa muri aka kanya nka gutya, kuko uyu mugore uyu mugabo yamajije kumwigira imitwe, aravuga ati uyu mugore ndabona atangiye kunteza abantu, atangiye kunsuzugura nyitimbwa, kandi naramukore buri kimwe cyose. Uyu mugabo yese yigira inama, afata umwanzuro wo kugenda ajya gushaka umuvuzi wa gakondo, bamwe bita ngo ni abapfumu ariko ntabwo bakita abapfumu, ubu ngubu noneho bafite izina ryitwa ngo ni abaganga ba gakondo. Aragenda mukubita umuti, uyu muti rero ngo niwo yaje ndetse ngagenda asiga ku masuve ku makariso y'uyu mugore yose, ndetse ngo undi arawumutega afite ahandi hantu yawushize. Uyu mugore rero ngo ubwo yongeye kujya kumuca inyuma yahise agenda wa muntu w'umusambane babita abapfubuzi, ariko mwari muzi ko hari itsinda ryaje ry'abasore z'insore zarangije kaminuza zishize hamwe zipfubura. Ubwo rero abantu rero mufite abagore mwihangane ndetse munagenzure cyane. Rero uyu mugabo rero ubwo yamaze guhabwa uyu muti yahise agenda awutega umugore. Uyu mugore yongeye kumuca inyuma ahita afatana n'uyu musore w'umupfubuzi wari uri kumurya akantu. Reka rero ntujye kure, dutere imungu kana kuri ijambo ryanditseho subscribe, kuko ngiye kukuzanira inkuru itariho ivumbi, kandi ngiye wumva nkaba ngiye no kukugezaho inkuru irambuye. Ngiye banyitabiriye hanze kabiri, uhaye ikaze ntujye kure. Muri iyi minsi turiho, ubuzima turimo tubayemo bwa buri munsi n'imbabare n'agahinda gusa, abantu benshi bari kureba bari mu maganya. Ushobora kwibaza ngo niki kintu kiri gutera agahinda abantu benshi muri iyi minsi, bamwe bakaniyahura. Ndakubwiza ukuri tugarutse ku bintu bijyanye imibanire, inkuru ziri ahantu zigeze hari indimuka, ariko mbere yuko twinjira mu nkuru n'ubwo ibabaje cyangwa se ikaba iteye agahinda cyangwa se ikaba irimo n'amasomo abantu bagomba kwigiramo, ndagira ngo basi nsaba umugisha cyangwa se nsaba Imana ikintu kimwe, nimanukira ingo, kuko ingo ziri gusenyuka. Hari ibintu byinshi byateye ingo. Umuntu umushaka ari umukobwa yarabonanye n'abagabo nka 500, umugabo nawe yarabonanye n'abakobwa miliyoni. Ubwo rero mwese iyo mushakanye mu rugo ntibihure neza, ni handi umuntu atangira gusubira mu buzima yahozemo, agatangira kuguca inyuma, kugukura ibya mfurambi. Ariko burya bavuga benshi ko nta mugabo w'indaya ubaho, habaho umugore w'indaya, kubera ko umugabo yakoze uburaya agarukira urugo ndetse agahahira urugo, ariko ngo umugore wabaye indaya ntabwo yongera kugaruka mu rugo, ndetse n'abana arabanga arabitesha. Muri ihangane uyu munsi rero nkimara kuva mu bintu by'amagiripe biri kugenda bigabanyuka, kuri uyu munsi ni ku munsi wa kangahe kwa gatatu, nkaba nkuzaniye inkuru itariho ivumbi. Ngiye muri kumva kandi nkaba musanzwe munzi buri munsi mu buzima bwa buri munsi, iyo tuvuye mu bintu by'indwara n'iki tuhita tukomeza inshingano zacu. Uyu munsi iyi nkuru rero irihuta cyane, turakora nk'umunyamakuru mushyashya, nk'umu-influencer, umu-YouTube mushya, ariko mwiriwe ariko abantu benshi mukunda guca inyuma abantu banyu ndabashuhuje, na za nsore zitageze imesa kamwe nazo ndazisuhuje. So iyi nkuru rero igiye kureba abantu b'abapfubuzi, iyi nkuru igiye kureba abantu bacana inyuma, iyi nkuru ishingiye ni inkuru mpamo yabaye, ntago ari photography, ntago ari iki, kuko urabona ko ukurikije screen iriho abantu bashungere, iriho abantu bafatanye. Ukurikije screen urabona habaye iki, ninde uri hejuru ninde uri hasi
ninde ufite amaguru meza y'inzobe, ninde ufite amaguru y'igikara. Uyu muhungu rero bikivugwa yuko akimara gufatwana n'uyu mugore, umugabo yavuze ati ngiye nta kindi nshaka, uyu mugore kubera ko twabyaranye nahita bivamo, natabivamo ntazagaruka iwanjye, ariko nizere ko abonye isomo. So ngo byagenze gute rero kuri iki gicamunsi cyo kwa gatatu, mana yanjye inkuru itariho ivumbi we. Si ibyo byonyine, uyu munsi harimo inkuru nyinshi nagakwiye kubacisha muri kinkuru kare mbabwira. Umva iyi munsi nakineneko kuko iyi nkuru abantu benshi bambwa ati inkuru ugomba kuyikora. Inkuru ngiyi ni umuntu rero wayinyoherereje, iyi nkuru ni umuntu wayimpaye, arambwira ati iyi nkuru rwose iri 20, iyi nkuru yabaye mu gace kacu, ariko ntago nibwakavuga ko bambuje ko bavuga kuko na hano muzi mwahita mujyayo. Ni mu rugo rw'umuturanyi rero kuko ahantu umusore yakodeshaga baje gusanga afatwanwa n'umugore, bumva induru iri kuvuga bagira ngo ni ukubinoza kuko bino bintu ngo yari bado kwikubita nyine hana twika hana kongoka. Umugore arataka, burya ngo umugore waryohewe aravuga. Hajya burana ntibyara cyangwa baratubeye. Ngo niyo nzashaka nanjye numve nyine nyamutatsa. So kuri iki gicamunsi rero bivuga yuko umugabo uri mu myaka 35 yaje gushakana n'umukobwa uri mu myaka 21, babyarana umwana umwe. Bakimara kubyarana umwana umwe, muri ako kanya umugore ngo kubera ko nta kazi yari afite, umwana akimara gucuka, akimara kugira amezi ngahera hanyuma nangahe amezi 6, umugore yatangiye kuba kabutinde. Guhera umunsi ngo urugo rwatangiye kuba nabi, ntabwo rwatangiye kongera kwitabwaho. Urugo rero umugabo yatangiye kubona umugore imico iri guhinduka mu rugo, atakimumesera, bigeraho umwana yuzuye imyaka 2. Uyu mugore biba ngombwa ko ava mu rugo ajya mu kazi. Akimara kujya mu kazi rero ngo uyu mugabo yatangiye kubona imico noneho irushaho kutamera neza muri uru rugo, bitangira kuzamba, nta guteka nta koza umwana. Atangira kumenya amakuru yuko uyu mugore we ngamuca inyuma asigabana n'abandi bagabo. Uyu mugabo rero bitewe n'ubwenge afite, bitewe n'uburyo yizemo ndetse ari injijuke no gutekereza, yahise afata umwanzuro wo kuvuga ngo ngewe noneho ngiye guhita mfata inshingano z'urugo. Umugore ni woza, umugabo yatangiye koza umwana, akajya namusasira, akamuha, akamugira akamukora ibya papa pipi popopa. Urumva rero abagabo b'iminsi rero natwe twabaye imburamukoro, niko basiga batwita ngo batugiriyeyo. Abantu benshi batangiye kujya batekereza kuri umugabo rero ko umugore yaba yaramuroze, ariko ntabwo uyu mugore yari yaraze umugabo, ahubwo nuko umugabo yabonye inshingano mu rugo zitangiye gupfa abyinjiramo. Uyu mugabo yakomeje kwihangana, atangira gukurura amakuru, batangira kuvuga ati umugore wawe ni indaya. Umugabo aravuga ati ntago mbizi, ariko nyuma yaho uyu mugabo yaje kwifatira umugore neza ndetse amufatira kuri telefone, ariko ubwira umugabo avuye gusambana ngo byari biryoshye, byari bimeze neza. Ibaze nawe biri kuba ku mugore wawe, kumva umugore wawe uvuye ahantu ntazi kuri muri cyumba cyangwa uri mu dushe, nuko ngo umwana baje amaze ngo papa warihe ngo yagiye, noneho umugore aribwo yahise afata telefone atazi ko umugabo ari aho ngaho. Ni prank bari bamupangiye. Uyu mumama nangije arahita avuga ngo none shishira bigeze mu rugo ngo urabyumva, mana yanjye kumana ngo shamwe mu byari biryoshye shonga ku mana yanjye ushanguze gukora, ariko mana ngo va kuri iriya mbwa y'umugabo. Bagabo murumva barabatuka. Mbwa y'umugabo izi nkiniraho, shango mana yanjye ngo nzajya nza gukangubita ngo ku mana yanjye ngo nawe uri mu aho mana yanjye. Nuko byaje kugenda rero uyu mugabo yumva iburyo cy'umugore ari kuvuga, abwira indi habara ryo kurana ry'umugabo ko byagenze neza, abana binogeje. Umugabo yaje kuvuga yuko agiye kwihangana areba iherezo, noneho yahise atangira guperereza neza, akurikirana akantu kandi ibintu byose bishira ku murongo. Umugore ariko akajya agira ngo umugabo ni ikigo ry'intabyazi, ariko umugabo yari abizi. Nyuma yaho nubwo umugabo yaje gufata umwanzuro avuga ati reka nzi nzagufatira umuntu. Ubwo uyu mugabo ari kinini nahise akora, yahise avuga yuko guhera uwo munsi yagiye kujya acunga umugore uko bwije nuko bikeye, ibyo arimo ibyo akora byose. Ikintu yakoze ni iki: umunsi umwe uyu mugore yaje kumubwira yuko hari ahantu ashaka kujya gusenga, aramureka aragenda, arangije aramukurikira kuri moto kwa kundi twomeka abantu. Amaje kumwomeka abona yinjiye ahantu mu gipangu, ariko yahise avuga ati none ndabyiboneye. Arategereza, aragenda aritsimba, abona umuntu avuye saa 12 yagiyeyo saa 4 za mu gitondo. Ahita avuga ati bya bintu none nibyo umugore wanjye aca inyuma, none yari ngiye guhita nkora agashya. Umugabo yari afite 50 ngo yahise abishora, yahise yikubita ku muvuzi gakondo, dore ko nabo bari abagiye bafite ibintu bavangavanga bakaba bagukubita ugahita uhwera cyangwa se ukamatana. Aravuga ati nshaka ko umugore wanjye niwongera kunca inyuma azahita afatana n'umuntu bari kumwe. Uyu mugabo rero niko yahise akoresha iyo trick arayikora. Umuganga mukubita umuti gakondo, umutera amukubita mugara n'ibyo akora ngasigaye no kubiki byose. Umugabo yaraje arabikora mu rugo. Umugore none aravuga ati
ugiye kuzasubirayo nabo bagakubitira rimwe. Agisubirayo yahise afatana na wa mufubuzi we.